arambwira ati mwana wanje ndikarame, ati izi nka wazifashe neza, atariko ati uriya mutavu wavutse ntiyego ngira ngo agiye kumpemba. Arambwira ati uzabyara uzaba wawe. Ariko abantu bahemba nabi Imana. Abantu mukorera abantu mukomeze mwihangana. Ariko wakoze yakoreye Imana, wakoze yakoreye Imana. Umutavu utarafata ubwatsi arambwira ngo uzabyara uzaba waje. Nanje kuko nta yindi mishinga nagiraga, ntabyo natekerezaga, ubwenge bwanje bwarangiriraga ku nka gusa. Nta n'ahandi narinze abantu baba, nta handi narinze abantu baja. Naheraga mu kwa mbere ndi mu ishyamba nkageza mu kwa 12. Nta twamenyaga uko ibintu bimeze. Ntitwajaga ku bitaro, ntitwajaga kuri komini, ntitwajaga, ntabwo twari tubizi. Noneho ndamushimira nturakoze. Wa mutavu ndawonkesha, uracyuka, ubishashi, urima ndayubangurira, urabyara, ubu byaye inyana. Cyo ngondera abarokora ubu murafashishwe. Ntago muzi birakurikira. Shetani muramuzi. Ibyaye inyana ndayonkesha, nyifata neza, iragenda irabyibuhanzi ko ari yanje. Databuja bagiye mu kabari, aranywa arasinda, ayiha umuntu. Ndi mu ishyamba ngiye kubona mbona baje kunsura abahungu b'abasore, baransuhuza. Umwe ati bite, ni byiza, ko munsuye mutambwiye, bati tuje gushikira inka ntiyihe. Barambwira bati papa yahaye papa w'uyu muhungu inka, none papa yambwiye ngo ninze tuyishikire tuyimanure tuyijane mu gihugu. Ndababaza ndi niyihe, barayimbwira. Ndavuga ndi yose ko atari yazo. Ati ni ishashi ifite icyasha mu gahanga, ati ngiriya twayibonye. Ndavuga ndi ntabwo ari ya papa wawe. Arambaza ati ni yande. Ndamubwira ndi ni yanje. Ati wayikuye he? Ndi niyo so yampaye. Umuhungu araseka cyane, arambwira ati ariko nawe barakubesha ukemera. Ati urabona uri umugabo papa yahinga, wowe urabona papa yaguhinga? Ndangije ndamubwira nti ariko nubwo atayimpa yayimpemba, kuko namwe yo muri kwishuri nanjye mba ndagiye inka zanyu. Yansubije ijambo ritazamvamo. Yarambwiye ngo none se twaguhemba inka ntituguhe ibiryo? Ndaceceka, ariko kuko ari abasore, umwe aramfata undi arayishorera. Bari bandusha imbaraga, aramfata undi arayishorera. Ndayireba yambutse igeze nk'ari hakurya mu Kiyovu. Umwe ahamagara undi ngo murekure uze tugende tuyijyane. Ansunika munsi y'umukingo aragenda. Ndayireba inka yanjye bayitwaye. Maze imyaka 8 mu ishyamba. Ndavuga ngo uyu munsi niwo munsi wa nyuma ndabaho. Mpita mpanga kwiyahura. Nakundaga inka cyane. Ndavuga ngo nubwo nyirizi inka yampemukiye, ariko inka ntizampemukiye. Ndavuga ngo ntabwo ndiyahura ntaracura inka. Inka nza kuzicura mu ishyamba aho zari ziri, nzishiraho inyana zazo. Inyana zazo zimaze konka nzikuraho, nzishira ahantu heza nari narazubakiye. Ndavuga ngo sinakwiyahura inka ntaracanira inka umuriro, kandi nyiri inka yampemukiye. Inka nzicanira umuriro. Ndavuga ngo ntabwo nakwiyahura inka ziri kundeba. Ndavuga ngo reka uyu muriro nkote gato, ndaba ndiyahura inka zisinziye. Urumva nari ndi kwiyahura mfite ubute.
ndi kuyahura ntashaka, ariko nabonye ko kubaho kwanjye bitariho. Mvuze ngo reka nsinzire, nota umuriro gato mpita nsinzira. Nafashwe n'ibitotsi ntari nasinzire kuva icyo gihe. Mu gitondo kare abashumba bari baragiye hakurya yanjye baza kunsura, bampagara hejuru barankangura bati ko wasinziriye inka zikahuka, ugisinziriye nkangutse inka ndazibura. Ndabyuka mbona izuba ryavuye, ndavuga nta muntu wakwiyahura ku manywa, tereka uyu munsi nirigwe ndagiye inka, ariko nijoro ndiyahura. Babashumba baragenda, njya nkurikira umuraho w'inka njya kuzireba. Mu gihe nari ngeze kuri izo nka nzihagaze iruhande, numva hakurya habaye igiterane cy'abaririmbyi. Numva umuririmbyi ateye ikorasi aravuga ngo ihemba neza ndiyambura. Sinari nyizi, ariko ndavuga ntiyo ninki bari kuvuga ihemba neza ko nje databuja yanyambuye koko. Mva mu nka niruka nerekereye iryo jwi riri. Ngiye kuhagera numva umukobwa yarari kwantona, yari gutera iyo korasi arantona aravuga ngo Imana yacu ihemba neza ndiyambura. Pitanza ndavuga nti niba ifite inka ndaziragira. Impakazi rwose, impakazi ntandasubira kuragirira umuntu wanyambuye. Navuye kuri izo nka mvuze ngo ngiye gusaba Imana akazi. Ndashaka kubabaza, muri kubona itara kampaye? Ariko ma ndaza mpagera ya korasi isoje, bavuga bati musoze twakira umwigisha. Hahaguruka umusaza wuzuraga umwuka wera cyane. Umwigisha arahaguruka aravuga ngo muri iki gitaramo ngiye kubagazaho ijambo ry'Imana mu gihe gito, ariko ryose rito. Aravuga ngo rifite topic cyangwa se teme ivuga ngo Yesu ni byose kumufite. Ndabyibuka yasomye mu Bakolosayi niba ari kabiri avuga ngo muri we nimwo ubutunzi bwose bukomoka. Aravuga ngo Yesu ni ikarito irimo ibintu byose bikenewe. Yesu ni ipaki irimo ibintu byose tugize gute tukene. Uwo munsi aravuga ngo ntufate kimwe, fata Yesu urabufite byose.